turabaramukije abakunzi ba Dusenge TV, abari hirya no hino ku isi, abari muri Amerika, Afurika, Uburayi na Aziya. Turabaramukije mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana bane namwe. Uyu mwanya tugeze mu gihe cyo kugira ngo twegereze umutumirwa dufite, ariko hagati aho ngaho muri kumwe na Vumilia Alice kuri Dusenge TV. Dufite umutumirwa hano, ni umuntu mukuru, ndumva yabibwira mukamumenya. Ibwire abadukurikiye. Murakoze, haleluya. Imana ishimwe cyane. Nitwa Uwiringiyimana Josiane, ndi umugore, mfite umutware n'abana 5, ntuye mu murenge wa Bumbogo, nkaba ndi umukristo, nejejwe cyane no kuboneka aha hantu. Imana iduhana umugisha. Shimira cyane mwene data Alice wantumiye. Kumenyana nawe n'iby'igiciro, kandi nizeye ko Imana ifite uko izagenda ituzamura mu ivugabutumwa. Imana ihabwe icyubahiro. Murakoze. Imana iguhe umugisha. Ubwo rero afite n'izina ry'ababyeyi cyangwa ryo kuba yitwa umubyeyi, yitwa Mama Belize. Turishimye cyane ko tugiye gusoma ijambo ry'Imana tugafatanya nk'umukozi w'Imana. Channel Dusenge TV hanyuraho ijambo ry'Imana, ubuhamya, kandi nuko umwami Imana azajya dushoboza byose tuzajya tubikora no kuririmba, kuko Imana inezezwa nuko twayiririmbira. Ndumva rero uyu mwanya tugiye gutangira n'isengesho kugira ngo tubashe gusoma ijambo ry'Imana dufite ryo kugira ngo tugeze ku bakunzi bacu, badukurikiranye bari hirya no hino, babashe nabo gufashwa, babashe kwiyumvamo imbaraga. None rero natwe tugiye gutangira dusenga. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Mana nyiringabo, nyir'ubutware kandi nyir'ubushobozi, nyir'imbaraga, tugushimiye kuri umukozi w'umuhanga. Uzi kurinda kwe gutandukanye nuko abantu waraturinze mu minsi yose yatambutse, ariko n'uyu mwanya tugezemo tugiye gusoma ijambo ryawe Mana. Turakwinginga ngo uzudushyigikire, ubane natwe. Icyo tubangamiye ni imigambi y'abadayimoni mu izina rya Yesu. Turinginga umwuka wera ngo azabane natwe, adushoboze kandi abe mu ruhande rwacu, aturindire ikibi n'igisa nacyo cyose mu izina rya Yesu. Kandi n'abazumvira ijambo bazasubizwemo imbaraga, kuko uri Imana ishobora byose. Dusenze twizeye mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Turasoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli, ibice 3 kuva ku murongo wa 13 kugera ku murongo wa 25. Turasoma igitabo cy'umuhanuzi Danieli, ibice 3 kuva ku murongo wa 13 kugera ku murongo wa 25. Turasoma mu izina rya Yesu. Hejuru haranditse ngo Saduraka na Meshaki na Abedenego banga kuramya igishushanyo. Nuko Nebukadinezari ararakara cyane, ategeka ko bamuzanira Saduraka na Meshaki na Abedenego, nuko babashyira umwami. Nebukadinezari arabakabukana, aravuga ati, mbese Saduraka na Meshaki na Abedenego nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze? Nuko noneho nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza. Ariko nimutakiramya, ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese Imana iri bubakize amaboko yanjye ni iyihe? Saduraka na Meshaki na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari byo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani.
ariko naho itadukiza, Nyagasani umenye ko tutari bukorere imana zawe habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Ku murongo wa 19 haranditse ngo ba Saduraka bajugunywa mu itanura ntibashya. Nebukadinezari azabiranwa n'uburakari, mu maso ye hahinduka ukundi. Areba Saduraka na Meshaki na Abedenego igitsure, ategeka ko benyegeza itanura ngo rirushe uko ryari rikwiye kwaka 7. Maze atoranya abanyambaraga bo mu ngabo ze, abategeka kuboha Saduraka na Meshaki na Abedenego ngo bajugunywe mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko baboha abo bagabo uko bakambaye amafurebo n'imyambaro n'imyitero n'ibindi bambaye, babajugunya mu itanura ry'umuriro ugurumana. Maze kuko itegeko ry'umwami ryari ryikubagaho kandi umuriro ugurumana cyane, bituma ibirimi by'umuriro bisumira abo bagabo bari bateruye Saduraka na Meshaki na Abedenego birabica. Nuko abo bagabo 3 Saduraka na Meshaki na Abedenego bagwa mu itanura ry'umuriro ugurumana hagati uko bakababoshywe. Uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara, ahagurukana n'ingoga, abaza abajyanama be ati, harya nitwajugunye mu muriro abantu 3 baboshywe? Baramusubiza bati, ni koko Nyagasani. Umurongo wa 25 haranditse ngo arababwira ati, dore ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati, kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa 4 isa n'iy'umwana w'Imana. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Umutumirwa wacu Josiane turakwakiriye, turagira ngo tuganire kubwira ijambo ry'Imana, kandi ni ijambo ridusubizamo imbaraga, kandi ni n'inkuru z'ibyabayeho. Wowe uryumva ute kuri iyi shusho y'umwana w'uwa 4? Ubyumva ute? Amen. Imana ishimwe cyane. Ndabyumva cyane. Ndabyumva cyane kuko ishusho y'uwa 4 narayibonye, kandi si byo mbwirwa n'abantu, narabiyiboneye nanjye ubwanjye n'amaso. Yego. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Nkanjye nk'umubyeyi narayibonye iyo shusho n'umwana w'Imana tubabwira batabisobanukiwe rwose. Hari wakumva tugumeza tuvuga ishusho y'uwa 4, ishusho y'uwa 4, abantu benshi bakabyibaza hati ishusho y'uwa 4 bari ababyeyi bari kuvuga ni yihe, ikorite, imeze ite? Ariko ni ishusho y'umwana w'Imana. Haleluya. Amen. Nkanjye ndi umwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi 94. Nari mutoya, ndi umwana, ariko nari mfite ubwenge. Amen. Ndashimira Imana, ishusho y'uwa 4 narayibonye icyo gihe, na mbere hose narayibonye, ariko icyo gihe niho natangiye kuyibona neza. Amen. Ubwo yandokoraga nanjye ikankura mu itanura ry'uwo muriro wa jenoside, ntazi neza ko nzabaho, cyane ko nabonaga benshi bari gupfa, kandi nanjye nkabona ndi bupfane nabo kuko byari ngombwa, nabonaga ari ngombwa. Ariko ndashimira Imana, ishusho y'uwa 4 narayibonye icyo gihe. Amen. Ubu uyu munsi tuvugana, nararokotse, Imana irandokora, nanjye nkura mu uwo muriro. Bene data, birashoboka ko waba ufite umuriro wajugunywemo, yego, ariko Imana ihabwa icyubahiro. Wizere ko hamwe no kwizera Imana umuriro urawukurwamo, kuko nanjye yawunkwemo ndabibona. Kandi sinari mfite ubwenge bwo kuba navuga ngo nagiraho nihisha, sinari mfite ubwenge bwo kuvuga ngo najya kwa runaka hoya, nanjye nisanze ndiho. Amen. Naje gusubiza amaso inyuma rero, mbona nanjye nabonye ishusho y'uwa 4, ari we mwana w'Imana, niwe wandokoye. Birashoboka yuko ikibazo urimo cyose ushobora kureba ukabona nta nzira, ariko utabonera inzira niho igisubizo cy'Imana gituruka. Imana ishimwe. Haleluya. Twarabana 8, twarokotse turi 2. Ndashimira Imana yuko turiho. Amen. Turiho
kandi turashima Imana. Naje rero gusobanukirwa Imana, nditegereza ndareba mbona nta muntu nkuye mu iryo tanura ry'umuriro, mbona ni Imana inkuyeyo. Ntago nabura ikintu mvuga ku iyi shusho. Iyi shusho narayibonye kandi n'uyu munsi iranshyigikiye, ndacyayibona. N'ubu uracyayibona? Mfite ubumuga nakuyemo muri jenoside. Mfite ubumuga bw'umugongo ngendana, kandi abantu benshi ntago babizi. Ngewe ubwanjye ndabuzi, ndabwizimo ngewe ubwanjye. Ndashimira Imana ko nkiriho, ndashimira Imana ko ngenda, ndashimira Imana ko nicaye gutya. Imana ihabwa icyubahiro. Narayibonye rero, n'uyu munsi nkiyibona. Imana yagiye inkingira ikibaba, Imana yagiye indamburira ukuboko, Imana yagiye incira inzira. N'iyi saha turiho, Imana ihabwa icyubahiro. Ntago nabura rero uburyo mvuga kuri iyi shusho. Bene data mudukurikiye, umwana w'Imana, ishusho ni y'umwana w'Imana, mumwiringire namwe azabagirira neza. Imana nihimbazwe. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Uvuze neza ku ishusho y'uwa kane. Ubundi ishusho y'uwa kane isobanura umwami Yesu. Kandi ikindi, Saduraka na Meshaki na Abedenego bahagaze mu kwizera kwabo, bareba ineza y'Imana, babona gukomera kw'Imana, bibutse imirimo n'ibitangaza Imana ikora, babona ntibahemukira Imana. Baravuga ngo nta cyatuma duhakaniye Imana yacu. Kandi Nebukadinezari yari abatuze, abegera, ari no kubatera ubwoba, avuga ati muremera kubarara imbere y'igishushanyo nabaje? Aba bagabo bashingiye ku mbaraga bizeye z'Imana twakurikiye. Haleluya. Baravuga ngo iyi Mana twakurikiye naho itadukiza, nta mpamvu yatuma dupfukamira igishushanyo wabaje. Baramaramaza, baravuga bati kandi naho itadukiza, nta mpamvu n'imwe yatuma dukora icyaha cyo kugira ngo duhemukire Imana yacu. Aba bagabo bahamije Imana neza. Saduraka na Meshaki na Abedenego ntibitayeho ibibazo barimo, ntibitayeho urugamba barimo. Bo baravuze ngo dushingiye kuko Imana twakurikiye ari Imana y'inyembaraga, dushingiye ko Imana twagiye tuyibona. Nanjye ubwanjye Vumira Alisa nagiye mbona Imana. Nabonye Imana ari Imana irera imfubyi zigakura. Mbona ni Imana ijya iturerera mu muriro ariko tukabaho. Haleluya. Umuriro rero ushobora kwenyegezwa n'umuntu muziranye. Umuriro ushobora kwenyegezwa n'inshuti yawe. Umuriro ushobora kwenyegezwa n'umuryango wawe, ariko witerwa ubwoba n'itanura ry'umuriro urimo. Hari ishusho y'uwa kane. Kandi iyo shusho y'uwa kane irakurokora. Niyo iturokora ibyago n'amakuba, kuko ishusho y'uwa kane idutanga kugera mu kibazo tutarakinjiramo, yiba yakinjiyemo kare, kuko iba igomba kugira gute? Kuturokora. Niyo mpamvu umuntu wese akwiye guhamiriza ishusho y'uwa kane. Ishusho y'uwa kane rero, ubundi abantu bakurwanya nibo bazaba bambere bo kuvuga ko Imana itabara. Haleluya. Dufite Imana itabara. Mubyeyi, Imana iratabara. Imana yakurokoye muri jenoside, nanjye muri jenoside narindiho, ariko nanjye nararokotse. Nabonye ineza y'Imana, nabonye Imana izikurinda. Imana igikurindira mu busa, ariko ukabaho kubera Imana. Nta kirusha Imana yacu amaboko. Ishusho y'uwa kane, ndashaka yuko abantu bagarurira Imana icyizere, bakumva ko ishusho y'uwa kane itagitererana umuntu mu bibazo. Haleluya. Muratwihanganira gatoya, twari tugize ikibazo ariko cyakemutse. Twari turi ku ijambo rivuga ngo ishusho y'uwa kane. Ishusho y'uwa kane uyifata ute? Uyitwara ute? Ikuramira ute? Uyumva ute mu matwi yawe ishusho y'uwa kane? Ni gute umwami Nebukadinezari yafashe Saduraka na Meshaki na Abedenego, arabicaza, arababaza ati ni iki cyatumye mudashobora kunyumvira itegeko nashyizeho ryo kugira ngo mwumve igishushanyo nabaje, kugira ngo mucyubararire imbere yacyo? Mwebwe mugahagarara, bo bakomeje guhagarara, abandi bararyamaga bakarambarara imbere y'icyo gishushanyo, ariko Saduraka na Meshaki na Abedenego bagahagarara neza. Ayo makuru aragenda agera ibwami. Amaze kugera ibwami, umwami aravuga ati ariko bari abantu ku bundi iyo natanze itegeko abantu baryumva, ni gute abo bagabo? Kandi bari abanyagano, ariko baravuga ati dushingiye nuko turi abanyagano,
dushingiye n'uko twabonye imana yacu. Ubundi imana muragendana aho ujya hose. Buriya ntabwo imana wasenga imana uri mu Rwanda ngo nugera hanze ubivemo ngo byemere, kuko imana muragendana. Umwami yumva ayo makuru, yari afite ngo abajyanama buriya bamubwiye ibintu byinshi. Buriya baramubwiye bati bari abanyagano wazanye bigometse, bari abanyagano wazanye ntibumva, niyo ushyizeho itegeko bararyica. Umwami aravuga ati reka njyewe mbishakire. Aha arabashaka bo ubwabo. Urabyumva neza Josiya, arabashaka bo ubwabo ati ndabakeneye. Baramwitaba, bamaze kumwitaba ariko baramubwira bati hari icyo twavuga, hari icyo twakubwira. Buriya reka nkubwire ibintu byose siko babyanditse, uko mbitekereza. Buriya baravuze bati twebwe twabonye imana. Bavuga iburyo babonye imana. Twabonye imana igabura, tubona imana irwana urugamba, tubona imana iturengera, tubona imana itubeshaho. Nta mpamvu yo kugira ngo dupfukamire ikigirwamana cyawe, iki gishushanyo wabaje. Kandi iyi mana dukorera ibasha kudukiza, icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, ibasha no kudadukiza, ariko nta mpamvu yatuma twubararira kiriya gishushanyo wagize gute kibajwe. Oh haleluya, imana ishimwe. Imana ibishaka ngo tuyihamize turi mu bihe byiza no mu bihe bibi, tuvuge ineza y'Imana. Bo baravuga bahamirije imana, imana nayo iri mu ijuru iravuga ati aba bantu bakeneye ubutabazi bwihuse nubwo itanura. Umwami ngo yahise azabiranwa n'uburakari. Ni ukuvuga ko uburakari yari afite bwahise buzamuka buriyongera. Bumaze kwiyongera aravuga ati umva, si ibyo gusa, aba bagabo baranyemeje, baransuzuguye, basuzuguye imana yanjye. Noneho rero buriya imana zari zigiye gupiganwa ari ebyiri, iya Nebukadinezari n'iya Sadaraka na Meshaki na Abedenego. Ariko noneho ubwo burakari buje ajya kugisha inama abajyanama be. Baramubwira bati ariko no, niba bagusuzuye bakagukuba bimeze kuriya, enyege zitanura, rega n'itanura ry'umuriro bararirebaga. Ariko baravuga bati no, nta bwoba tugira. Undi imana twakurikiye ni imana itagira ubwoba, ni imana idaterwa n'amadeni. Abantu bashobora kugutera ubwoba ukabona ko abantu bakwegereye, ariko imana ikavuga ngo byange bikunde uyu muntu ndamutabara. Ya mana yacu rero niyo ndi kukubwira. Noneho rero umwami aravuga ati mwenyegeze, kandi itanura nimuryenyegeze rimwe, ahubwo muryenyegeze karindwi. Barafata baryenyegeza karindwi. Bamaze kuryenyegeza karindwi, bafata ba bagabo ngo yahamagaye abandi bo kuza kubafata, babanyembaraga, mbese nyine bafite imbaraga panizi zanjye, bafite imbaraga. Baragenda bafata Sadaraka na Meshaki na Abedenego, babajugunya mu itanura ry'umuriro. Ampurisi baryenyegeje karindwi. Ni ukuvuga ko ryagurumanaga, ryari ririmo ryaka. Uzi iyo uri mu rugamba ubona nta muntu ugucira akari urutega, uvuga uti Uwiteka ndengera, niho imana iseruka. Oh haleluya, imana ishimwe kandi imana ihabwa icyubahiro. Nuko rero bamaze kubajugunya muri rya tanura, Nebukadinezari ntabwo yigeze agenda. Kandi ikindi kintu ni uko babanyembaraga Nebukadinezari yashatse bo kugira ngo bajugunyemo Sadaraka na Meshaki na Abedenego, bya birimi by'umuriro nibo byabanje kugira gute kwica. Dufite imana rero, imana yacu. Ubundi reka nkubwire, ibyo abantu bakwifuriza ntabwo ari byo bizaba, ahubwo icyo imana igushakaho n'umugambi gufiteho niwo uzasohora. Haleluya, imana ihabwa icyubahiro. Ni imana yihagije, ni imana irinda imfubyi igakura, ni imana irwanirira umuntu akabaho, ni imana ineshereza umuntu abantu bakabibona, kuko ari imana ifite imbaraga. Izo mbaraga zabo ntacyo zari zimaze, ahubwo imbaraga z'imana yacu. Nebukadinezari ntabwo yari yagiye kure, buriya yari ari kuvuga ati reka ndebe uko biri bugende. Ubundi nta rugamba rutagira abashungezi. Abashungezi buri teka babaho bavuga ngo reka turebe. Buriya hari n'abavugaga bati ariko
Josiane ko yari afite ababyeyi, Josiane afite imiryango, noneho arabaho ate arokotse jenoside n'abana agira baravutse ari 8 bakaba barokotse ari 2, barabigenza gute? Ariko Josiane uracyariho. Kubera iki? Kubera Imana. Nebukadinezari niyagiye kure, yagiye hafi yabo, areba uko ibintu bimeze, aritegereza. Buriya Nebukadinezari yaravuze ati ariko byashoboka bite ko aba bagabo twajugunye mu itanura ry'umuriro, twabajugunye bahambiriye, none ko tubona bari kugenda muri uriya muriro wenyegejwe inshuro 7, ariko noneho turabona atari bo bonyine, ariko bafite indi shusho. Haleluya. Nebukadinezari uzi ko ari we yareretswe abona ishusho y'uwa 4. Amina, haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Ishusho y'uwa 4 yari yabatanze muri wa muriro. Humura ntabwo tuzapfa. Uko abantu batwifuriza ibibi ntabwo ariko bizasohora. Ubundi dufite Imana yica iki? Imigambi y'incakura. Dufite Imana iburizamo imigambi y'incakura ikabura neza. Kandi ngo igiturwanirira intambara izo tuzi n'izo tutazi, kandi igitubera amaso ku manywa na nijoro. Iyabanye na Gideyoni mu ntambara, ikabana na Dawidi ku rugamba agahangana na Goliyati akamuca igihanga. Burya urugamba rwose rurangizwa n'igihanga. Dufite Imana ishobora byose, kandi Imana yacu irihagije. Ifite uko izaturokora n'uko izaturwanira intambara, urugamba turimo tukaruvamo. Imana ishimwe. Aritegereza, arareba, aravuga ati ibi bintu ni ibiki ko twajugunye mu itanura abantu 3, none tukaba tubonamo abantu 4. Ishusho y'uwa 4 ko mbona bidasanzwe, ishusho y'uwa 4 ko mbona ari umwana w'Imana. Amenya ya Mana, atesha agaciro Imana ye. Ariko buriya nubwo abantu banga gukurikira Imana yacu, kuko ari Imana Yehova, kandi ari Imana ishobora byose, kandi ari Imana isumba byose, ari Imana tubana mu bihe byiza no mu bihe bibi, ariko barabizi ko burya Imana iriho. Barabizi. Aravuga ngo ishusho y'uwa 4 irasa n'iy'umwana w'Imana. Ahita abimenya direct. Amen. None rero kuko twabonye ishusho y'umwana w'uwa 4 ari Imana yacu, nawe warayibonye. Si wayibonye Josiane? Narayibonye. Ukuntu umuntu aba i Kigali. Imana narayibonye. Umuntu akaba i Kigali, Imana ishimwe. Amen. Utabikekaga, ukurikije amateka yawe uzi, ukareba ukabona uri i Kigali. Imana ishimwe. Ukabona urabasha kubaho, ukarya uri n'umushomeri utagira akazi, ukaba mu nzu itari yawe ariko ukayishyura ukayibamo. Imana ishimwe. Narayibonye, nabonye Imana, nabonye Imana idutabara, mbona Imana iturengera. Ntago nari nzi ko uyu munota kuri iyi saha nzaba ndi mu mujyi wa Kigali. Imana ishimwe. Ariko uyu munsi tuvugana, ubu turi i Kigali, mfite y'abana, mbana n'abana narabyaye, ndi i Kigali. Imana ihabwa icyubahiro. Imana yacu igica inzira, igaca inzira aho zitari, aho udakeka inzira Imana igize ihanyuza. Humura nawe, Imana izakugirira neza. Haleluya. Iri jambo hari ahantu ryantangaje. Imana ihabwa icyubahiro. Buriya umuntu ushobora kuguta mu kibazo, ikibazo kimwica mbere. Haleluya. Hari aho bariya bagabo Saduraka yizeye, nako yizeye akabona ko Nebukadinezari yizeye, akabona aribo banyambaraga afite, aribo yizeye, akavuga ngo ni mubafate bano bagabo mubambohere. Afata abagabo b'abanyambaraga, bajugunyamo aba bagabo b'abakristo, abajugunyamo, amajije kubajugunyamo mu gihe ibirimi by'umuriro bitarabageraho, nibyo byabanje gufata, birabica. Hari ikibazo nagize nkimara kubona rino jambo. Kubera iki atabibonye ngo ahite areka imigambi yari afitiye Saduraka na Meshaki na Abedenego? Ariko ndagira ngo mbabwire, burya amatwi ari mu rupfu ntago yumva ihoni. Imana ishimwe. Amen.
arongera agira iyerekwa kandi, yarongeye agira iyerekwa kandi. Imana ishimwe. Yarongeye agira iyerekwa, abona agiye kurunguruka ngo arebe ko umuriro wamaze kubashiririza kubica, ngo ahubwo abona barabohowe kandi babajugunyemo baboshye. Haleluya. Abonye babajugunyemo baboshye, yitegereje abona barabohowe. Haleluya. Abona barimo baragenda, abona barimo baratambagira, abona barimo baragenda. Arangije aravuga ati ariko ye nimwegere hino mbabazi, harya ntitwajugunyemo abantu batatu? Bati ni batatu. Ati reka ati nimuze murebe igitangaza. Ati mbonyemo ishusho y'uwa kane. Ati kandi mbonye ari umwana w'Imana. Ese yabwiwe n'iki ko ari umwana w'Imana? Burya n'abantu baduhemukira bajya bagira iyerekwa. Umuntu uguhemukira agira iyerekwa, agahita abona ko watabawe. Iyo watabawe barabimenya. Imana ishimwe. Nawe yarabibonye ko batabawe. Amen. Icyaje kuntangaza kindi, ijambo ryarambwiye ngo basohotsemo nta n'umwotsi ubanukaho. Haleluya. Humura, icyo kibazo gitambagiremo, harimo ishusho y'uwa kane. Nimutambagiranemo uzasohoka ari nta mwotsi ukunutseho. Imana ishimwe. Humura, uzasohokamo ari nta n'umwotsi ukunutseho. Imana ishimwe. Biratangaje cyane kuba wajugunywa mu itanura ryaka ryenyegejwe karindwi, ugasohokamo uko wakabaye. Humura, Theo we yararirimbye ngo bizadusiga duhagaze. Imana ishimwe. Imana ibyo byose bizagusiga ugihagaze. Imana ishimwe. Uzasohoka ari nta mwotsi ukunukaho. Humura. Humura mu kibazo cyawe, humura mu ntambara zawe, humura mu byo urwana nabyo. Abantu bari kurwana n'ibintu byinshi, abantu bari kurwana n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko nimuhumure, muzasohokamo nta n'umwotsi ubanukaho. Imana ishimwe. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Na Titus yararirimbye ngo bazajya babitega, Yesu azabitegure kuko bashya Imana. Bazajya babitega, Yesu azabitegure kuko wubashye iki? Imana. Dufite Imana ishobora byose. Umuntu nakomere mu rugamba arimo. Ushobora kuba uri imfubyi ukavuga ngo ubu bupfubyi ndimo, burya iryo naryo ni itanura. Ariko ishusho y'uwa kane reka ikubanzirize muri ubwo bupfubyi, uzakomera. Umuntu ashobora kuba atinze mu kigeragezo cy'inzara, ukavuga uti iyi nzara, ariko reka ishusho y'uwa kane ikubanzirizemo, ibintu bizemera. Kandi iby'uyu mugabo Kristo twagiyemo nibyo biduhesha agaciro. Iyo tudakurikira Kristo tuba twarasebye, ariko kuko twakurikiye umunyembaraga urusha imbaraga zirusha aba basore Nebukadinezari yari afite, yagaragaje imbaraga ze. Kandi mu rugamba finale niho ishusho y'uwa kane ijya yitamurura. Ishusho y'uwa kane iyo yaje abantu barabimenya. Ahubwo icyo twasenga ni uko bazabona ishusho y'uwa kane twatabarutse mu rugamba turimo. Ishusho y'uwa kane ijya yitamurura. Yari itamuriye kwa Saduraka na Meshake na Abedenego. Amateka arahinduka. Baravuga bati ba bagabo bajyanwe ari imbohe, burya ibyabo byamenyekana. Ishusho y'uwa kane yageze kwa Obededomu. Isanduku y'Uwiteka igezeyo, biramenyekana. Ishusho y'uwa kane yageze kwa Gideyoni, asekurira ingano mu muvure, biramenyekana. Ishusho y'uwa kane yageze kwa Dawidi, anesha Goliyati amuca igihanga, Abisiraheli bava mu myobo, biramenyekana. Dufite Imana iturwanira intambara. Ishusho y'uwa kane yageze kwa nde? Kwa Hana, abona umwana kandi bitari gushobora. Ni ukuri ntabwo byari gushoboka, ariko ishusho y'uwa kane ihageze, irebye agasuzuguro Penina yasuzuguraga Hana, iravuga ngo burya Imana yacu yanga agasuzuguro. Sibyo Josiya? Ikintu nabonye iby'iyi shusho y'uwa kane, yanga ikintu cyitwa agasuzuguro. Imana yacu yanga agasuzuguro. Umuntu yagusuzugura uyu munsi, ariko ejo nayo Imana ikamwereka ko buryo uwo yasuzuguye atajya asuzugurika. Umuntu yafobya Imana yawusenga uyu munsi, ariko ejo ikamubwira iti oya wankoze mu jisho. Dufite Imana ishobora byose. Ishusho y'uwa kane yasaga n'umwana w'Imana
kandi ntabwo byabonywe n'abandi, byabonywe na Nebukadinezari warwanyaga Saduraka na Meshaki na Abedenego. Humura, abakurwanya ntabwo aribo bazanesha, ahubwo hazanisha ishusho y'uwa kane ikurwanirira ikuri imbere, nibo bazavuga ngo wa muntu burya yasengaga iki? Imana. Wa muntu yasengaga Imana, wa muntu yari umuntu w'Imana, wa muntu ibyo yavugaga burya byari ukuri. Ishusho y'uwa kane tuyifurije kuri buri muntu wese uri mu rugamba. Udafite umwana, ishusho y'uwa kane imuha umwana. Utarubaka urugo, Imana imwubakira urugo kubera ishusho y'uwa kane. Imana igira ibyo ukora, ihindura amateka ku bantu bari mu bigeragezo bimeze nk'itanura, kandi bifite n'ababyenyegeza, bafite imbaraga, banakomeye. Abo ngabo bashobora kuba ari mu muryango wawe, cyangwa aho washatse, cyangwa abo muvukana, cyangwa iki. Imana reka ikurwanirire, uzasanga iri muri rya tanura, hahandi iryo tanura benyegeje, iyi shusho y'uwa kane irimo. Kandi Imana ibaha umugisha. Abantu bose badukurikiye tubasabiye umugisha, iri jambo rigira aho ribakura n'aho ribashyitsa, kuko dufite Imana igihindura paje. Imana ishimwe ko igihindura paje. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye kubw'iri jambo, tugushimiye kubw'umutumirwa waduhaye. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mu umugisha nanjye umugisha, kandi neza yawe ikomeze itwomeho, komeze uturwanirire urugamba n'intambara turimo. Umuntu ari mu isi aba afashe igihe mu ntambara, ntabwo urugamba rushira umuntu agihumeka. Ni ukuri turakwinginze ngo ubane natwe, ishusho y'uwa kane tujye tugendana nayo, ishusho y'uwa kane tujye tubana nayo, ishusho y'uwa kane tujye tubyukana nayo, mu izina rya Yesu. Ishusho y'uwa kane niyo tubanje imbere mu bintu byose, kuko ishusho y'uwa kane niyo iduhindura amateka, kandi ikanyuranya amaboko, igahinduranya indimi z'abana b'abantu bavuga, kandi tuzi neza yuko ijya yica imigambi y'incakura. Turagushimiye Kristo ko wakomeje kudushyigikira no kuba mu ruhande rwacu. Turagushimiye mu izina ryawe ryera Yesu. Amen.